Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starike Muganga. Uyu munsi turaganira ku bijyanye n'umudamu utwite. Cyane cyane ku bijyanye n'amazi aba akikije umwana uri mu nda, ayo bita amniotic fluid. Amniotic fluid nari amazi aba akikije umwana uri mu nda, hanyuma rero abantu benshi bakunda kugira ikibazo cyo kumenya ngo ubundi se amazi ahagije abangana gute? Ese ari amazi aturuka he, amara iki? Hanyuma ikindi kibazo abantu bibaza, ese kugira ngo yiyongere cyangwa se aba ahagije ari amazi ni iki umuntu yakora? Reka duhere ku kamaro kayo. Ubundi ari amazi akikije umwana, ikintu cya mbere aba amaze ni uguproteja umwana ubwe, kumurinda kugira ngo hatagira ikintu kimwangiza. Ngira ngo hari ikiganiro twigeze kubivugamo, mbaha urugero rw'ukuntu wenda ufashe wenda nk'agapupe kari mu ishashi irimo amazi. Kuba hagira ikintu kigatsindagira kikagakoraho cyangwa kikakangiza biragoye kurusha igihe nta mazi agakikije. Amazi rero apoteja umwana ku buryo niyo mama we yakora impanuka cyangwa akitura hasi cyangwa akagira gute, shock iturutse hanze ntabwo ipfa kugera ku mwana kubera ko umwana deja aba afite amazi arimo. Ubwo rero urahita wumva yuko binatuma umwana yisanzura. Umwana aramutse nta mazi amukikije afite, yaba ari mu mfunganwa ku buryo no kurambura ukuboko bidashoboka cyangwa kurambura ukuguru. Ariko iyo yibereye muri ariya mazi ararambura ukuboko rwose nta kibazo, atera umugeri akarambura, agasubira inyuma, agahindukira uko ashaka, bigatuma rero akura neza, amagufa ye agakura mu buryo bwa nyabwo burambuye kubera ko bafite ubwinyagamburiro. Ariko hari ibindi bintu bibiri abantu batazi. Ariya mazi aba akikije umwana, ariya mazi niyo umwana anywa yarangiza akanayanyara. Ariya mazi niyo azibura, niko nabyita systeme digestif. Umwana akiri mu nda ntabwo abarya, ntabwo abanywa, kandi amara ye agomba gukora. Kugira ngo amara akore rero, anywa ariya mazi akamanuka mu muhogo, akajya mu gifu, akamanuka mu mara, akazengurukamo. Niba hari utwanda runaka turimo tugasigara mu hafi y'ikibuno ariko ntidusohoke, umwana yituma bwa mbere ari uko ageze ku isi. Niyo mpamvu ushobora kubona umwana wavutse nta kibuno afite. Birashoboka. Ariko nta mwana ushobora kuvuka atabasha kunyara, kubera ko ariya mazi akiri mu nda arayanywa, akagenda akagera mu mara, imyanda igasigara hafi y'ikibuno, ariko amazi agakomeza agasohokera, akanyura mu mpyiko, agasohoka, umwana akayanyara. So umwana rero anyara mu nda ariko ntabwo ashobora kwituma mu nda. Arihagarika amazi, akihagarika muri ya mazi. Urumva biba ari sterile, nta mikorobe ziba zirimo kuko byose bibera mw'imbere mu mubiri w'umuntu. Yihagarika muri ya mazi, ibyo yihagaritse bikiyongera mu mazi amukikije, hanyuma akabiri byo yongera kunywa, yamara kubinywa akazongera bikanyura mu nda nyine kwa kundi, akongera akayihagarika, akongera akayanywa. Urumva rero ariya mazi afasha systeme digestif cyangwa se urwungano ngogozi rw'umwana gukura no gufunguka, kugira ngo umwana azavuke abasha konka, abasha kugira gute, konka, kunyunyuza, abyitoreza kuri ariya mazi. No guhumeka rero, urumva ari mu nda, kandi umwana uri mu nda arahumeka, yitoza guhumeka, ariko nta mwuka uba uhari. Iyo rero ahumetse akinjiza, yinjiza ya mazi niyo yinjira mu bihaha. Yakongera guhumeka nanone, ya mazi akaba ari yasohoka. Ariya mazi rero anafasha gufungura imiheha, imiyoboro igana mu bihaha, no gufungura twa tufuka tuzajya tujyamo umwuka igihe azaba yageze ku isi. Ibyo byose abyitoreza muri ariya mazi. Ariya mazi aramutse abaye makeya, ibyo byose bishobora kugiramo ikibazo. Ikindi, kubera ko amazi aba amukikije, hari icyo bita urureri cyangwa se umbilical cord. Urureri rw'umwana no kuvuga ngo ni cya kindi kimeze nk'umugozi kimugaburira, kiba gifashe kuri placenta. Noneho urureri narwo
kubera ko nirwo runyuramo amaraso. Ariko amazi abaye makeya ushobora gusanga umwana ari kubyigana na rwa rureri akaba yarukompuresinga akarutsindagira, kandi aramutse atsikamiye urureri amaraso ntiyabasha kunyuramo kandi ari rwo rumugaburira. Amazi amukikije rero atuma rwa rureri umwana atabasha kurutsikamira, agakomeza azenguruka atembera nta kibazo. Hanyuma rero ariya mazi aturuka hehe? Iyo inda ikiri ntoya igitangira kwirema, imyanya y'umubiri y'umwana igenda yirema nyine agace ku kandi, ariko noneho iyo umwana amaze kwirema neza, igice kiba gisigaye kiri hagati y'umwana n'ingobyi cyangwa se na membrane zimukikije kigenda cyuzuramo amazi aturutse mu maraso y'umubyeyi aba ari kugera ku mwana. Amaraso y'umubyeyi ntabwo ahura n'ay'umwana, umwana aba afite amaraso ye, ariko ibigize amaraso, amatembabuzi agize amaraso cyangwa se plasma, byo birambuka. Ni ukuvuga ngo byambukana n'intungamubiri n'ibindi byose bishobora gufasha umwana kwikorera amaraso yiwe, ariko umumama aha umwana amazi binyuriye muri plasma cyangwa se ya matembabuzi aturuka mu maraso ya nyina akambuka placenta akajya ku mwana. Rero uko umwana agenda akura abona intungamubiri ziturutse mu maraso ya mama zambutse muri placenta, izo ntungamubiri nizo umwana azagenda akoramo amazi akeneye. Ugahita wibaza ngo none se umuntu ayakura hehe? Ese kunywa amazi menshi nibyo bituma mu nda umwana agira amazi? Kunywa amazi menshi yego nibyo, ni na byiza, kubera yuko amazi akikije umwana aba yayakuye n'ubundi mu bigize mama we. Ariko ikintu nkunda kubwira abamama ni uko ukuntu nyababyeyi ikora n'uburyo umwana abaho, ntago ashobora gupfa kubura ibimutunga igihe nyina bitaragera kuri cya kigero kibi cyane. Ni ukuvuga ngo kuba wenda wanyweye litiro imwe undi akanywa litiro ebyiri ntabwo bisobanura ngo wanyweye litiro ebyiri ngo amazi mu nda yabaye menshi, ngo wanyweye litiro imwe ngo amazi yabaye makeya. Oya, ibyo unywa bijya mu maraso yawe. Noneho umwana we akura mu maraso yawe ibyo akeneye. Kugira ngo amazi abe yaba makeya bitewe n'uko umumama atanyweye amazi, nuko nawe aba yagize dehydration, hahandi umumama nawe yaba yagize umwuma ukabije, hahandi ashobora no kujya kwa muganga. Wenda se warwaye diarrhea ikomeye, warutse bikabije ku buryo nyine no mu maraso yawe nta mazi aba asigayemo, ku buryo umwana atabona icyo afata. Umwana ashobora kubura ikimutunga ari uko wowe byagushiranye burundu. Mu gihe bigihari mu maraso umwana afatamo ibye, wowe ugasigara urwana n'ibisigaye. Rero kunywa amazi ni byiza kugira ngo ugumane hydration, amaraso yawe agume arimo amazi ahagije, noneho umwana agafatamo ibyo akeneye. Ariko ntago ingano y'amazi ari mu nda ibijyanye n'ingano y'amazi wanyweye, kuko ntabwo amazi yose unyweye ahita amanuka ngo ajye ku mwana. Amazi unyweye ajya mu maraso, noneho umwana agafatamo ibyo akeneye. Noneho kuba amazi yabaye make sasa, ugiye kwa muganga bakagucisha muri ecography bakakubwira ati amazi akikije umwana yabaye makeya, ntabwo bisobanura byanze bikunze yuko wowe utanywa amazi. Ahubwo hari impamvu zishobora kubitera zigera nko wenda reka tuvuge nk'eshanu cyangwa esheshatu. Impamvu ya mbere ishobora gutuma amazi aba makeya, nk'uko twabibonye, umwana anywa amazi akajya mu mara, hanyuma amara akanyunyuza akagera mu mpyiko akayihagarika. Umwana aramutse afite ikibazo mu mpyiko cyangwa se akaba afite ikibazo mu mara cyangwa se wenda nko mu muhogo hafunze, hari aho bitagenda neza, cyangwa se amara ye afite ikibazo cyangwa impyiko ze zifite ikibazo, amazi ashobora kuba makeya cyangwa se akaba menshi. Ikindi, umwana aramutse agize ikibazo cy'ibihaha nyine nk'uko twabibonye,
amazi ashobora kuba makeya cyangwa akaba menshi bitewe n'uko ibihaha bye bitari gukora neza. Ikindi, placenta cyangwa se ingobyi y'umwana. Ingobyi placenta ni ya yindi igaburira umwana. Ingobyi ikora nka barriere hagati y'amaraso y'umwana na ya mama. Noneho amaraso ya mama araza akagarukira ku hafi y'ingobyi, noneho ingobyi ikaba ari inyunyuza ibikenewe. Rero iyi ngobyi ishobora kugira ikibazo. Iyi ngobyi ishobora kugira ikibazo, wenda ikaba ifitemo ahantu itanyunyuza neza, ikaba ifitemo ahantu yomotseho uruhande rumwe, ikaba ifite uburyo yabaye calcified cyangwa se imiyoboro yayo itagenda neza. Ingobyi iramutse ifite ikibazo, nabyo byatuma itabasha kunyunyuza amazi mu mubiri wawe, noneho bigatuma umwana agira amazi makeya cyangwa se akaba yagira menshi. Ikindi rero ni ukuba umumama arwaye nk'umuvuduko w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso ku mudamu utwite ni ikintu kibi cyane, rimwe na rimwe gihita gituma circulation ya mama y'amaraso iba impaired cyangwa se igira ibibazo, bigatuma noneho umwana nawe atabasha kubona amazi ahagije. Umuvuduko w'amaraso na bimwe bita preeclampsia ndetse na diabete, kuba umumama utwite arwaye diabete nabyo bishobora gutuma amazi aba makeya mu nda. Ibishobora gutuma rero amazi aba makeya mu nda ni byinshi, ariko by'umwihariko nk'uko tubibonye, either ni placenta, ingobyi, either ni impyiko z'umwana cyangwa se ibihaha, imikorere y'umubiri w'umwana ubwawo, ni umudamu urwaye hypertension cyangwa se diabete. Ariko nanone ku kindi cya nyuma ni uko hari igihe isuha imeneka, nibyo bita ngo isuha yamenetse. Hari igihe y'amazi donc akamamburane akugara kaba gakikije ayo mazi, hari igihe gatoboka, noneho amazi agatangira kugenda ameneka gake gake. Icyo gihe umudamu utwite ashobora kubona ibisa n'amazi bisohoka mu gitsina, ariko akenshi yari isuha yamenetse biza ari byinshi ku buryo bishobora no gutosa imyenda. No kuvuga ngo iyo biri kuza ari byinshi ku buryo naho wicaye hatoha, icyo gihe ntabwo aba ari ama infection gusa, ahubwo hari n'igihe isuha iba yamenetse. Gusa isuha nanone kumeneka kwayo bishobora guterwa n'ama infection, nubwo ama infection rero umuntu aba arimo kuzana n'ubundi bintu bimeze nk'uruzi mu gitsina, ariko isuha yamenetse biba byinshi cyane ku buryo none umuntu atangira kwitosa inshuro nyinshi. Rero nk'uko twabibonye, kunywa amazi menshi ni byiza, ariko amazi menshi, amazi unywa ntabwo ari yagena ingano y'amazi y'umwana uri mu nda, ahubwo ashobora gufasha ku buryo igihe ingobyi ikeneye kunyunyuza cyangwa se gukamuramo ibyo umwana akeneye atabibura. Ntabwo rero nunywa litiro y'amazi, ya litiro izahita ijya mu nda ngo niba nywa menshi ndagira menshi, niba nywa make ndagira make. Umwana afata amazi akeneye, ariko hari ibintu byinshi nk'uko tumaze kubibona bishobora gutuma amazi aba makeya cyangwa akaba menshi. Rero kimwe mu bintu wakora usibye kunywa amazi, hari n'ibindi byo kurya cyangwa se ibyo kunywa bigira amazi cyangwa se bituma umubiri unanyunyuza amazi menshi. Urugero nko kurya watermelon, amacunga, izindi mbuto cyangwa se imboga zifite amazi, cyangwa se zino mboga z'ibyatsi donc zifite ibara ry'icyatsi kibisi nk'isombe, imboga rwatsi n'ibindi. Ibyo kubifata kenshi, ndetse no gufata ibiryo birimo amaproteine, urugero nko kurya amagi, ifi cyangwa se inyama bitari kenshi, hari icyo bifasha mu gutuma umubiri wakimira ibyo ukeneye, bigatuma umubiri w'umwana ukora neza ku buryo atazagira cya kibazo cy'impyiko, ku buryo atazagira bya bibazo bindi. Nanone ukirinda gufata imiti utandikiwe na muganga igihe utwite, kubera yuko hari imiti imwe n'imwe umuntu ashobora kunywa yarangiza iyo ikaba ariyo yangiza impyiko z'umwana, bigatuma rero uburyo umubiri ukora y'amazi yo mu nda bigabanuka cyangwa se bihinduka. Rero hari imiti imwe n'imwe uba ugomba kwirinda igihe utwite,
byaba byiza ugiye umenya ngo ese uyu muti uremewe cyangwa se ntiwemewe. Usibye rero ibyo byo kurya, mu by'ukuri nta byo kurya biri magique umuntu yavuga ngo nindya iki ngo amazi ngo azahita yiyongera, cyangwa ninywa iki amazi azahita yiyongera. Ni ibisanzwe, ni ukurya kugira ngo ugire intungamubiri zihagije mu mubiri wawe, noneho umwana abone ibyo kumutunga bikenewe. Kugira ngo umuntu amenye yuko afite amazi ahagije cyangwa adahagije, ni ukujya kwa muganga, bagucisha muri ecography bakareba ibyo bita amniotic fluid index cyangwa se urugero rw'isuha nyine uko rungana. Bafite uburyo babipima, noneho bakavuga ngo irangana gutya. Rero ku mwana w'amezi aya, ku mwana w'amezi aya haba hari ingano y'amazi agomba kuba afite. Iyo ayo mazi ahagije nta kindi kintu usabwa gukora. Iyo yagabanutse rero cyangwa se akaba ari menshi cyane, icyo usabwa ni ukwikurikiranisha kenshi. Akenshi umuganga arabikubwira akakubwira ngo niba tubonye ari makeya, ukwezi gutaha uzagaruka turebe niba ari gukomeza kugabanuka bikabije, niba ari ikibazo kiri serious. Rero icyo wakora icyo gihe, muri icyo gihe ugitegereje, wenda bakubwiye ngo amazi ni makeya uzagaruke turebe, icyo gihe wihata ibyo kurya birimo bya biri twavuze birimo amazi nyine bituma umubiri wongera amazi, ukananywa amazi ahagije. Ariko nanone ntutekereza ko ayo mazi cyangwa ibyo byo kurya uri kurya ari byo bizahita byongera mu buryo mu buryo bw'igitangaza y'amazi ari mu nda, ahubwo umubiri ubwawo ugenda ubyikorera. Rero umwana aramutse afite ikibazo, icyo gihe ku yindi visite bashobora kubibona. Ariko akenshi bimwe mu bibazo bishobora gutuma amazi aba make cyane cyangwa se agashiramo igihe kitaragera, bimwe muri ibyo bibazo akenshi usanga n'ubundi akenshi nta kintu babikoraho. Hari igihe bishobora kugaragaza ko umwana uri mu nda afite ubumuga bukomeye butazatuma n'ubundi abaho. No kuvuga ngo niba wenda nk'impyiko ntazo afite, cyangwa se niba se imiyoboro ye yo mu nda ijyana mu gifu idakora, mbese afite ubumuga bukomeye butatuma abaho, bishobora kwafekta imikorere y'ariya mazi. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo bikabije baguha umuganga w'umuspecialiste agasuzuma. Hari ibindi bizami bashobora gukora, hari ibyo bita amniocentesis, hari ibintu byinshi bashobora gukora kugira ngo barebe niba umwana afite ikibazo. Ariko kuba yagabanutseho gatoya cyangwa yaba yiyongereyeho gatoya, n'ubundi amazi ntabwo abangana uko abangana umwana agitangira, ntabwo ariko abangana ku nshuro mu gihe cya nyuma cyangwa se mu mezi ya nyuma. Ashobora kugenda yiyongera, ashobora kugera igihe akagabanuka, cyane cyane iyo inda yagejeje igihe cyangwa ikakirenza, amazi atangira kugenda agabanuka kubera ko ingobyi iba imaze gukura. Rero ntabwo amazi n'ubundi ahora ari mu kigero kingana, ariko iyo bikabije bakabona yashizemo burundu, bishobora gutuma kubangamira umwana na muvoma ze, bikaba bishobora gutuma agira ibibazo mu kuvuka, cyangwa se bikaba rimwe na rimwe bigaragaza ubumuga ashobora kuzavukana. Ndakeka ibyinshi nabisubije ku bijyanye n'amazi abakikije umwana mu nda. Ufite ikibazo cyangwa se ushaka kwivuza, ushobora kuduhamagara kuri no nimero 0780242352. Ushobora no kutwandikira ku rubuga rwa wa3.kwivuza.com unyuze ahanditse vugana na muganga. Murakoze rero, yari Dr. Isaac Muganga, naho ubutaha.